hari impamvu ikomeye tugomba kumva ijambo ryahindura ubuzima buri munsi. Akanyabugabo, kwigirira icyizere, kwiremamo imbaraga cyangwa se guterwa imbaraga n'ibindi nk'ibyo. Ndakubabwira ko bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubikora cyangwa kubikorerwa uhita utangira kunuka. Tugomba guhora twiyuhagira buri munsi kugira ngo tutanuka. N'ijambo ryahindura ubuzima tugomba kuryumva buri munsi kubera ko bidutera imbaraga, bimeze nko kwiyuhagira. Iyo uhagaritse kubyumva uhita utangira kunuka. Tugomba kumva ubutumwa bwiza buri munsi kubera ko twibagirwa buri munsi. Bamunsabye ari benshi, nanjye ndavuga nti ndinde wo kuvuga oya. N'umwanditsi w'ibitabo byibanda cyane ku nyigisho z'iyobokamana nyakuri, umuntu ukenewe n'amagara mazima, yitwa Nzungu Gadi. Azwi cyane abantu benshi no kubw'uruhare rwe mu gusigasira ubuzima buzira umuze, aho yibanda cyane ku byigisho by'ubuzima bigamije gufasha roho nzima kuba mu mubiri muzima. Aritanga cyane, akabikora nta kiguzi ategereje. Azwi kandi nk'umugorozi, kandi ibyo akora byose abikorera ubuntu. Nzungu abantu benshi bamumenye ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube, TikTok n'ahandi hatandukanye. Abatanga inama ku mirire zigamije gufasha abantu gusigasira ubuzima bwiza buzira umuze. Ibiganiro yamenyekaniyeho cyane ni ibyibanda cyane ku nama z'imirire myiza n'uburyo bwo gutegura amafunguro afite umumaro ku mubiri, uburyo umuntu yayoboka iyobokamana nyakuri kandi agahinduka umuntu ukenewe. Atanga inama z'uko umuntu yavura indwara zitandukanye akoresheje imirire myiza. Mu biganiro bye ashimangira ko ubuzima bwiza ari ubutunzi, kandi akaba ashishikariza abantu kubwitaho. Ibyigisho bye bitangwa cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga, urugero nka YouTube, Facebook n'ahandi hatandukanye. Hari rero abantu benshi bifuje ko twazagaruka ku magambo yahindura ubuzima yavuzwe na Nzungu Gadi. Uyu munsi nashimye ko twahera ku yo yadusangije by'umwihariko mu kiganiro Inzu y'Ibitabo Summit ubwo aheruka kucyitabira. Uyu mugabo yaravuze ngo Imana mu mugambi wayo yifuriza buri wese ibintu bitatu: ubwenge, imico myiza n'amagara mazima. Ibyo bigerwaho binyuze mu by'Imana iguha bizagufasha mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Ibyo bintu Imana iguha rero harimo ubushobozi, harimo impano, itarano. Ni nko kuvuga akamaro kawe ku bandi, icyo uzamarira abandi. Kubera ko icyo uzamarira abandi birangira nawe kigize icyo kikumarira. Umaze iki rero? Ukenewe bingana iki? Erega n'ubundi ku iherezo ry'ubuzima usanga ibintu byose dukora tuba tubikorera abandi. Ndakubwiza ukuri, niba ntacyo umariye abandi ntabwo uri kubaho. Reka mbaye nk'urugero, tuza twambaye ubusa, tuza ntacyo dufite, tukanagenda ntacyo tujyanye. Buri kimwe cyose twakunguka muri iyi si tuba turi mu nyungu, ariko usanga igihe kinini cyacu tukimara duhanganye, tukakimara duhatana, bikarangira wa mumaro wacu ku bandi uburijwemo. Ariko iyo upfuye, bya bindi byose witaga ibyawe bikunyura mu myanya y'intoki. Amamodoka yawe abantu barayagabana, imiryango ihita yigabangabanya. Amasambu imiryango ihita yigabangabanya. Amazu imiryango ihita igabana. Hari n'igihe basigara babirwaniramo. Amafaranga yose nakubwira, ni ukuhita bayashyira ku kiranguzo bakagabana. Muri make ku iherezo ry'ubuzima usanga nta kintu na kimwe cyawe gihari, ibintu byose ni iby'abandi. N'umufasha wawe hari igihe bahita bongera bakamwigarurira. Abana bawe imiryango ikabagabana. Usanga ubuzima bwose tugomba kuberaho abandi. Iryo hame hari igihe rero turyirengagiza, ugasanga dupfuye twicuza, duhora duhanganye. Ubundi ibintu byose n'abandi, ni bagenzi bawe, nta cyawe gihari. Niba utakijyana upfuye, menya ko nta cyawe gihari.
bana na bose neza rero, kubera ko ibintu ni abantu, ibyo byose wabihawe n'abantu bazongera banabyisubiza. Ndakubwiza ukuri, ubukire bwose ufite wabuhawe n'abantu, waba wabatuburiye, waba wabahemukiye, waba wabyinjize mu buryo bwiza, ariko ni abantu babiguhaye, nupfa bazabyisubiza. Bana n'abantu neza rero, ntukishyire hejuru, ntukababaza abandi, kubera ko abantu nibo bakugize. Nta kintu na kimwe ufite utahawe n'umuntu, ndakubwiza ukuri. N'izina ryawe warihawe n'umuntu, izina ufite warihawe n'umuntu, icyubahiro cyose ufite ni abantu bakiguhaye, intebe wicaye wayihawe n'abantu. Ubaha abantu rero. Nzungu yaravuze ngo isi ni ishuri, ariko ubuzima tubunyuramo bumeze nk'inzuki ziturya, gusa tukemera ko ziturya kugira ngo tubone ubuki. Gushaka ubuki bw'ubuzima rero bigusaba kwihanganira kurumwa n'inzuki. Niba ushaka ubuki bw'ubuzima inzuki zitakurumye, Nzungu arakubwira ati ushaka kuba uri kwibeshya. Kugera ku nsinzi mu buzima bimeze nko guhakura ubuki. Umuvumvu nyawe rero w'ubu buzima yihanganira kurumwa n'inzuki kugira ngo abone ubuki. Yavuze ijambo rikomeye ngo ubwenge buri hafi kandi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Ugomba kujijuka rero kugira ngo umenye ubwenge, kandi akamaro ko kumenya ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Iyo ufite ubwenge ugira ibyiza ntudamarare, wagira ibibi ntucike intege, ukaba intwari mu mpande zombi. Nzungu Gadi yaravuze ngo amagara mazima niwo munezero wo kubaho neza mu isi. Ubwenge niwo muyobozi mwiza uruta abandi bose mu isi. Hanyuma imico myiza nicyo gikundiro ufite kiruta ibindi byose mu isi. Yavuze ijambo rikomeye ngo igihesha ishema si ukwikenera, ahubwo ni ugukenerwa n'abandi. Ukenewe bingana iki? Ikintu cya mbere mwene muntu yifuza ku isi ni ugukenerwa. Urebe neza mu bintu ukeneye, urasanga ikintu cyonyine ukeneye ku isi ni ugukenerwa. Ukenewe n'abantu benshi niwe ubugezweho. Ukenewe bingana iki rero? Umukinnyi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umuhanzi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umwarimu ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umumotari ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umushoferi ukenewe cyane niwe ubugezweho. Umukanishi ukenewe bingana iki? Yaravuze ngo hari abantu 7 bakenewe mu buzima. Umuntu ukenewe ninde rero? Kugira ngo uhinduke umuntu ukenewe ugomba kuba wujuje ibi bintu 7, cyangwa se ufite kimwe muri byo. Umuntu wa mbere ukenewe ni umunyabwenge. Undi muntu wa kabiri ukenewe ni umukire. Undi muntu ukenewe ni intwari. Undi muntu ukenewe ni umunyamwete mu byiza. Undi muntu ukenewe ni ubishakamo igisubizo. Uwa gatandatu ukenewe ni ubera abandi amahirwe. Hanyuma uwa karindwi ukenewe ni udaheranwa n'ibibi. Wowe uri hehe rero? Uri mu banyabwenge? Uri mu bakire? Uri intwari se? Uri umunyamwete mu byiza se? Uri umuntu wishakamo ibisubizo se? Ubera abandi amahirwe se? Ntabwo uheranwa n'ibibi se? Niba utari aho ngaho ntabwo ukenewe. Yaravuze ngo nk'uko umuntu ahunga icyondo niko umuntu akwiye guhunga ikibi. Aranavuga ngo buri munsi ujye ugera ku ntego. Ntukabe nk'umunyeshuri uzabona akazi ari uko arangije amashuri, ahubwo mu ishuri ry'isi iga amashuri aguha akazi ka buri munsi. Ubuzima bwa buri munsi buguha amahirwe. Ibyo unyuramo buri munsi biguha imbaraga. Ibikubaho byose biguha ubunararibonye. Buri munsi wose uhorane umwarimu w'ubuzima. Yaravuze ngo kora neza buri munsi, fungura neza buri munsi, rya kandi unywe neza buri munsi. Aranavuga ngo niba dusaza buri munsi, ukeneye gusanura buri munsi, ukeneye proteine zikomoka ku bimera buri munsi kandi ukazifata mu gitondo. Yavuze ijambo rikomeye ngo dukeneye imiti ikiza ingingo ariko ntiyangize izindi. Yaravuze ngo dukeneye imiti ikiza ingingo ariko ntiyangize izindi. Iyo miti ni ibiribwa biboneye rero.
yaranavuze ngo irinde isukari mvaruganda kubera ko bayishyiramo kolorire bigatuma duhomba calcium, vitamine A na B1 kandi ibi nibyo bituma umuntu atigenzura. Burya isukari ushobora gusanga ari ituma utabasha kwigenzura ku bintu bimwe na bimwe. Nzungu yizera ko isukari kubera ibyo bintu biba bongeyemo ni ahandi umuntu agera ubwo atinyuka ibyagombaga gutinywa agatinya ibyagombaga gutinyuka, ubugenzuzi bukaburizwa. Mushobora gusanga isukari urya ari ituma utabasha kwigenzura ku bintu bimwe na bimwe, ugahora n'ubwoba butazi ahantu buturuka kandi buterwa n'isukari unywa. Noneho rimwe na rimwe ugatinyukwa ibyo abandi bose batinya, aho ugatinya ibyo abandi bose batinyuka. Uri kumva ububi bw'isukari? Yaravuze ngo ruhuka neza kandi uzirinde kumera nk'abanebwe baruhuka batakoze. Uyu mugabo yaravuze ngo umuntu ushaka ubuzima buzira umuze akwiriye guseka byibura inshuro 14 ku munsi. Yaravuze ngo umuntu ushaka ubuzima buzira umuze akwiye guseka byibura inshuro 14 ku munsi, kubera ko umutima unezerewe ni umuti mwiza. Abantu bose baseka ntabwo barwara amagufwa, amara, umutima n'ubwonko. Yigeze no kuvuga ngo kugirira abandi akamaro nibyo bituma bakuvuga neza, kandi kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Girira abandi akamaro rero kubera ko kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Yaravuze ngo umuntu wese kuvuga neza ibyo atunze ubifiteho 1/4. Ukuvuga neza niwe ugufasha, niwe uzagutabara, niwe uzagutungisha. Ukuvuga neza iyo ugeze mu kaga agutabara bitamugoye. Akuvuga neza rero kubera ko uri ingirakamaro. Yavuze ijambo rikomeye ngo ubupfuye iyo ubusore butambutse ntacyo umaze. Mu busore niho amahirwe ari, niho buri kimwe cyose kiri, niho uba ufite imbaraga, ubwonko bufata mu mutwe vuba, umubiri mwiza. Iyo ubusore rero bupfushije ubusa nta kindi gihe uzabona cyo kubaho neza nk'icyo ngicyo urimo. None niba hari igihe cyo gupfusha ubusore ubusa, ni cya gihe uba urimo, ugomba no kwitwararika. Niyo mpamvu yavuze ngo igihe bamwe barara kuri TikTok bareba imbeba zirwana n'ipusi, niho abandi baba bari kwiga gukora TikTok. Igihe bamwe barara kuri televiziyo bareba ibibarangaza, abandi baba bari kwiga gukora televiziyo, kuyirema. Yaravuze ngo umuntu udakenewe ni umunebwe, ikigoryi, umutesi n'umugome. Abo bantu bane ntabwo bakenewe muri iyi si. Uri muri bose, uri umunebwe, uri ikigoryi, uri umutesi cyangwa uri umugome, ntabwo ukenewe. Yavuze ijambo rikomeye ngo ujye uririmba intwari gake ahubwo uhige kubayo. Yatanze urugero ngo abandi barajya gukina umupira, wowe ukisiga amarangi ukambara inshocero, bataha bakagororera bakinnye, nawe ugatahira kuvuga ngo twabatsinze. Mwabatsinze wakinnye he? Ujye uhora wibaza aho ukina, uri bakina he? Reba uko abandi baba intwari ariko nturangazwe nabo, ahubwo uveyo uhize ko nawe ugomba kuba intwari, ugomba kuba umukinnyi kurusha kuba umufana. Umukino w'ubuzima hagarika kuba umufana cyane, genda wiga uko bakinnye nawe ugenda ukine. Rema, gira ibyo urema remya, nawe tugufane. Kuki wowe uzahora ufana abandi, kuki wowe batagufana? Shaka akantu urema ku buryo byibuze ugira n'abantu bake bagufana. Yaravuze ngo intwari nikiza benshi, itegeka ipfa n'irari, irokora benshi, yungura benshi kandi ikajijura benshi. Uwo muntu ni intwari. Gutegeka ipfa n'irari, kurokora benshi, kungura benshi no kujijura benshi. Yaranavuze ngo jya wikingira indwara kandi wivure. Aranavuga ngo Imana imaze kubona ko amazi ari meza yayagize menshi mu isi, 3/4 by'isi n'amazi. Jya unywa amazi ahagije, amazi afite akamaro kanini cyane. Inka kugira ngo ikamwe ikenera kurisha kandi ikanywa amazi, ariko ntiwayikamira amata yayo ngo irete. Inka uramutse uyihaye amata ntabwo yareta,
bisaba amazi rero. Umubiri rero ukenera amazi inyuma n'imbere, ariko ukayakenera imbere cyane no kuruta uko uyakenera inyuma. Gushyira amazi imbere rero bigufasha kutazarwara indwara nyinshi, impyiko, umutima, ubwonko. Iyo umuntu yanyweye amazi ubwonko bwe bukora ku kigereranyo cya 80%, waba utayanyoye ugakora kuri 20%. Amazi ni meza rero. Yaravuze ngo iyo uhuye n'umusazi nawe ugakuramo imyenda muba muri abasazi babiri. Iyo umuntu aguhemukiye nawe ukamwishyura muba muri abagome babiri. Wazamugaye ute utaramubereye imfura? Wazamwigisha urukundo gute nawe waramwituye urwango? Uburokore nyabwo ni ukuruta babi wowe ukaba mwiza. Rero navuze ngo mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, umuntu akwanga cyangwa ntakwange, uko byagenda kose bombi baba bafite ikintu bakumariye. Yaravuze ngo mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, umuntu ukwanga cyangwa utakwanga bafite icyo bakumariye. Abantu babi nibo batuma witwararika, ako ni akamaro k'abantu babi. Abajura nibo batuma ushyiriho inzugi zikomeye, ako ni akamaro k'abajura. Amabandi niyo atuma utaha kare ukareka kuzerera nijoro. Amabandi afite akamaro rero. Abakire bafite icyo bamariye abakene, n'abakene bafite icyo bamariye abakire. Abantu ni magirirane rero. Mu magambo yose Nzungu Gadi yavuze, mu nyemerere nyasoreze kuri aya, yaravuze ngo nyega nyega niba ushaka ubuzima bwiza kandi usinzira amasaha 8 ku munsi. Kora imyitozo ngororamubiri. Yamazi yanze gutembaranuka n'umubiri utanyeganyeka urarwara.